Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Benezeri, karibu dusenge. Reka dusome ijambo ry'Imana, Mariko igice cya 14 umurongo wa 38 kugera ku wa 40. Haravuga ngo mube maso musenge, mutajya mu moshya, umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda arasenga, avuga amagambo amwe n'aya mbere. Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye, ntibamenya icyo bamusubiza. Amen. Imana ishimwe, Imana yabwe icyubahiro. Reka dusengere muri iri jambo, tubwire Imana ngo Mana duhe kuba maso. Duhe kuba maso mu ijambo, duhe kuba maso mu gusenga, duhe kuba maso. Kandi tubashishe gusenga Mana kugira ngo tutajya mu moshya. Ibyatwoshya ni byinshi, ibyaturindagiza ni byinshi, ibyatuma tunanirwa mu rugendo ni byinshi. Ariko nidusenga tuzabasha kuhatambuka. Ikindi ngo umutima ni ukunze, umubiri ufite intege nke. Bakundwa abantu b'Imana, umubiri urananirwa, umwuka nawo hari igihe tunanirwa, ariko hamwe no gusenga no kwisengera, gusengera ubuzima bwacu bw'umwuka, gusengera imibiri yacu kugira ngo umwuka uhuze n'umubiri. Icyo kintu ujye ukibuka mu mibereho yawe ya gikristo, unyuze mu sengera ubuzima bwawe bw'umwuka buriho. Ufite umutwe w'umwuka, ufite igihimba, ufite amaguru n'amaboko, usengera umubiri wawe ibirimo, wuhagira umubiri wawe, purification mu gifaransa. Purifiye, ukuremo ibitagomba kubamo, ibyinjiyemo bitagombaga kujyamo. Purifiye umwuka wawe, ubuzima bw'umwuka ubu purifiye, ubwoze n'amaraso ya Yesu, unyuze mu mwuka w'Imana w'umuriro, ibyinjiyemo bitagomba kwinjiramo. Kandi ujye bukagufunga umwuka wawe, abantu batagomba kwinjiramo ntibakinjiremo mu kirere cyawe cy'umwuka. Usanga imyuka yigenza yinjiye mu buzima bwawe, cyangwa se banagugize bakakoherezamo ibindi, ugasanga bikoze by'imanifeste mu isi bifatika, cyangwa se ubibonye mu isi bifatika kandi byatangiriye mu isi y'umwuka. Uyu yari Yesu ari gusenga yinginga Data nk'igikombe akimurenze, ari kubwira Yesu. Yari ari kumwe n'abigishwa be, bo bari bananiwe barushye. Ibaze, urababaye ariko uri kugendana n'abantu bananiwe barushye, ngo amaso yabo ntiyabashaga no kureba kubera ibitotsi. Imana dukize ibitotsi bitava ku Mana. Cyari igihe cyo gusenga bakifatanya na Yesu mu mabaro yari afite, ariko ntibyakunze kuko bo bari bananiwe, bari barushye. Birababaje. Imana ikurinda abantu barushye, badashaka kugusengera, badashobora kukumva, badashobora kugufasha muri situation urimo, ngo babyuke ngo bahagararane nawe mu bihe uri guca mu bikugoye. Yesu yarirwarije, kandi ndakumenyesha ko ugomba kwiga gusenga, ukiga kwisengera, ntawe ugusengera. Niyo mpamvu no muri iyi audio sindi busenge, uri bwisengera, ubwira Imana uko umerewe. Mu mwuka wawe umeze ute? Urota ibiki? Mu mubiri wawe urumva umerewe ute? Sengera umubiri wawe, uhere ku musatsi umanura ugeze ku nzara z'amano, wuhagizemo amaraso ya Yesu, kandi ushyireho uburinzi. Amaraso ya Yesu niyaturinda. Ubwire, ukore clotire y'umwuka wera w'Imana w'umuriro, no mu mwuka wawe ubikore. Amazina yawe uyoze mu maraso ya Yesu, nurangiza uyagotesha umwuka wera w'Imana w'umuriro mu izina rya Yesu Kristo. Tugomba kumenya kwisengera, ugafungura umunwa ugasenga, ugahagarara ukisengera mu izina rya Yesu. Umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri ngo buri wese yigerereyo. Fungura umunwa usenge. Niyo mpamvu nkunda kubivuga, zinduka usenge, haguruka usenge. Hari n'igihe wifuza abagusengera ugasanga barananiwe nk'aba bigishwa ba Yesu. Iyo Yesu ataza kuba yarisengeye, kuko yarasenze, marayika w'Imana aramanuka amwongerera imbaraga. Yakibishinga rero aba bantu bananiwe, bagize gute, basinziriye, bose urumva atari kubagowe. Ugomba kumenya kwisengera. N'igihe watabaza abagusengera ugasanga nabo bari kurwana n'izabo, bibereye mu byabo. Niyo mpamvu tugomba kwiga gusenga. Gusenga birigwa, ndabigusubiriramo, gusenga birigwa. Jya mu cyumba cy'amasengesho, jya aho usengera bakwigishe gusenga. Jya ahantu hari ishuri ry'abanyamasengesho, nyine hari abakozi Imana bahamagariwe kwigisha abandi gusenga, bicare, kuko Imana iba yarabatraininze ikabanyuza mu ishuri, bagasohokamo bajya kwigisha abandi ibyo bize. Genda wige gusenga. Fungura Bibiliya, ijambo ry'Imana wicaremo, ubwire umwuka wera ngo nyigisha gusenga. Bwira umwuka wera kwigishe.
hakwigisha ibyo uvuga imbere y'Imana, ibyo utagomba kuvuga, hakwigisha uko ugomba gusengera indwara, uko basengera abana, uko basengera urugo, ugenda umenya buri domene yose ati bayisengera gute. Haleluya, amen. Bongera kugenda arasenga avuga amagambo amwe nka ya mbere. Urabona hano Yesu yasenze amasengesho yo guhendahenda data, ngavuga amagambo amwe nka ya mbere. Aya ni amasengesho yo kwinginga Imana, kugaruka kubwira Imana ngo Mana bya bindi Imana ni ngombwa ngo tubwire Imana, duhendahenda Imana, twibutse Imana, ngabibutse Uwiteka ntimugatuze. Amen. Reka mvuga ngo Uwiteka kwigishe gusenga, umwuka wera kumurikire, icara mu ijambo ry'Imana. Niba utarisoma ntabwo uzamenya gusenga. None twasenga gute? Akira Yesu nk'umwami n'umukiza, akwigishe gusenga. None se hari igihe mbwira umuntu ngo akira Yesu nk'umwami n'umukiza, akavuga ngo hoya, hanyuma kandi agashaka ngo nimusenge. Ntibikunda. None ndasenga muri ihe zina se wamwanze Yesu? Ntibikunda. Karagaciyemo. Imana itugirire neza. Ngaho reka nkureke wisengere, nanjye reka nicare nisengere. Turi mu gihe buri wese ari kurwana kugira ngo twisengere ibintu byo gusabiza n'amasengesho biveho. Wige kwisengera, wige kubana n'umwuka wera, wige kubana na Yesu wawe, Yesu wamenye, Yesu wazutse agufashe. Nibyo ndabyemera, 2 cyangwa 3 bahuje umutima, ariko se naho bene so bagusengera, naho abandi bakwingingira, wowe uruhare rwawe ni uruhe? Bakwiyiririze rero wowe wibereye mu byawe. Oya, ntibikunda. Natwe n'abandi nabo, abo nabo wikubwira, nabo bafite ibibaremereye, bakwiye kwicara nabo bakisengera. Menya rero ko ushobora gusanga gushaka abagusengera nabo bifitiye ibindi. Urugero rwa Yesu n'abigishwa be urukwigisha. Haruguru kuri 37 Yesu yarababwiye ngo munaniwe kubana nanjye isaha imwe. Urumva ukuntu bibabaje, biteye agahinda, kandi yarabizeye. Isaha imwe irabananira yo gusenga. Minimum y'umukristo ni isaha. Byuka usenge, zinduka usenge. Imana itugirire neza. Shalom, munsi mwiza. Dusenge. Uyu munsi turasengera umibiri yacu, dusengere umwuka wacu, ubuzima bw'umwuka n'amazina yacu, amazina yawe. Kandi twibuka nitumara kubisengera kubyuhagiza amaraso Yesu, amazina, umubiri, umwuka. Uwo urangiza turashyiraho protection y'umwuka wera w'Imana w'umuriro. Shalom, Yesu abahire.